nibaza ukuntu FDLR ubundi how are you? Ubundi abo bantu babaye FDLR pamoja wazalendo FARDC mugira ngo mushobora kumanuka hariya iyo za Ruvungi mumanuka mwinjira Goma muvuye za Ndosha hose mugira ngo satellite nizibareba kuryo mushobora kuza pa ndani ya Goma mukinjira mugakora ibyo mushaka kugera mukagenda mwabashika mwibare mureba abantu bishu bapfuye muri mwebwe ukuntu bangana aricyo bababwira muri civilian ya muri civilian cyane kuko kubambwira ko ahubwo ngiye ngezezwa n'umuntu umbwira ngo ngo FDL ngo nabasirika sha namwe muri abasivile kabisa wape kabisa kubwe murajya kwinjira umujyi uracunzwe gutyo umeze urutyo mukawinjira bila boga amukosa amukosa wa kabisa hakubwo ubunduza abantu bacunza aho hantu izo bazitinare brother mwami w'ishyamba brother rwe mukaza pa turinjira dukora ibyacu bamwe na bamwe nabonye mwagiye munigira n'abamotari bagoma ko mwave kwayo mayeri ubundi amayeri ashaje murayakoresha trike za fake z'ubugoryi nizuma mubona nagitekereza ibi bafite ati wiri mushiki coordinateur wa wazalendo niwe ejo bundi wazize yuko yavuze ati twebwe turashaka kwisubiza Goma ti parike Virunga turimo Nyiragongo turimo ariko avuga ariko nawe ntibyamuhiriye kuko yamenye ibanga direct yahise abona release letter vuba cyane ariko burya ibanga ryari ryatanzwe kera kandi niyo ridatangwa M20 siri ibifite undercover mo hariya zizi bayifritire bari mwaho ngaho muri wazalendo FARDC n'ahandi bagomba gutanga amakuru ku buryo mwebwe murahumeka muvuga ati turakoze umunsi rero tuzakora iki gikorwa iri tayari ibirirete ya ni ibintu biba byumvikana ahubwo gufikinga gutyo ubundi mubikure muratekereje ibwane twebwe dushobora guca Ruvungi tukamanuka eske twakinjira Amasisi gute twabikora gutya none abantu babutekereza nibo basetse kuki mutagendana na vision wa ahubwo muracyatekereza bya bitekerezo bya zamani musiga mukoza amarorerwa i Rwanda mukibuka nibyo bya bitekerezo n'ubundi mugifite n'uzo wabakubisa aho yagiye uho kubise naho yagiye n'ubundi ari ready arangiza ngo mani mureke uyoboye ayobore ufite gahunda ayobore ntabwo ejo bundi nabonye hari umugore uri kuvuga ati ndashimira Makenga Fani ndashimira Makenga n'umunyamurenge ariko twirwaneho uzagenda uyitoze fresh kuko nayo iracyafite mu babantu nk'aba FARDC beshi cyane n'abazalendo so bugira ngo ntago biba bigaragara bari ibintu byumvikana nago ubunyamwuga bwa nubwo bihuje bwa M na twirwaneho byahura kuko M ni hari nka documentaire negeze ndeba bari kuvuga ati M hari ibihugu byinshi in Africa irusha
imyitwarire ya gisirikare ku buryo niyo wayiterura none ukayigira igisirikare cy'igihugu kanaka nta kibazo icyo gihugu cyagira. Ntabwo icyo kinyamakuru cyabeshye, ni ibintu biba bigaragara. iyo umuntu yagukubise aba yagukubise, kandi uwagukubise urigoma ukibuka ko video zanyu burane zijya zimva mu mutwe mwirukanka FARDC wazarino noneho Kavumu nabonye ukuntu mwirutse ndavuga ni wapi banago murundi mbio sinzi bande mbio ndavuga ni Mungu wangu. Rero iriya image yonyine wallahi niyo mwagira confidence iri gute ntago hari ahantu never return brother nimuzahagaruka nyine muziberaho muri ubwo buzima bwo kuvuga ati udutero shuma twagurya na gurya two gushaka kwiba abaturage twagurya na gurya ko gushaka ngo twerekane ko duhara ariko wapi muzajya muza n'ubundi mwiruke bamwe munashire ko mwanjye ejo bundi merutse kujya gusura Mogoma ndeba situation iza calme, iza na esprit ya calme. Gezeyo kabisa mbona ni calme, vraiment calme. Ageza abona navuga ati bana we Chirombo olinga ati kuko nabonaga indi image itandukanye na ya image ya zamani FARDC iri hari. Urumva sisi tuko watu ya zamani hapo, si ndio? Alafu tunajua vitu ya zamani na vya sasa. Hiyo situation mimi naweza nikakumbuka situation ya zamani epoke wala zamani wakati FARDC ilikuwa Goma, Bukavu na fasi nyingine, si ndio? Zile zingine tu mafasi zimoya. Lakini mimi nakwambia mimi sai mimi nakwambia Bukavu iko bien, Goma iko bien zaidi tena zaidi sana ya hiyo wakati ya FARDC. Kubera iki wajyagayo cyangwa se waburi no kwitembera sibyo ukavuga ati moi je suis congolais, yes bakanabyumva you are congolais bakabyumva ibintu nk'ibyo, ariko kakantu ko gushaka n'ubundi ko yabikubajije ashaka kukwiba n'ubundi FARDC kakantu n'ubundi ko gushaka kukwiba we Rwanda uza Burundi uza sibyo kibaza wabataramu. Mimi mkongomani nimegeuka Munyarwanda namna gani, nimegeuka Murundi namna gani, nimegeuka Mugande namna gani? Urumva nyine ugahita wibaza qu'est-ce qu'il y a nawo burya umutara marashaka kukurya yamaze kubona échange ya 5000 we nta kintu afite etavuga ati bwane mimi siwezi nikakuchungia security ukule franga yako bila kunipatia. We nipatie 2500 na wewe ubakiane 2500. Kama unakatala nipatie zote. Wao ndi sasa uvuga ati ntagushobora kundya yanjye yabikazanisha gahita gisasu. Meni sisi zamani Kongo ilikuwa vibaya mwanangu. Rero ibyo ni ibintu bitari ibintu turimo turiga, ni ibintu tuzi. Ni histoire dushobora kwandika ibitabo bikazuzura n'abasukuruza bakiga. Umuntu ni guta kubona sibyo n'umukongomani Yesu ashunze umutekano w'abakongomani, nawe uri umukongomani
kubera ko ashaka kukwiba agahita atangira uzarubande yashaka no kukwiba byandanja kumva aratangiye uroba iringara umva, kandi arabizi neza yuko abakongomani benshi batavuga iringara. Utangiye kukubaza niba uvuga iringara gute, benshi batanarizi, benshi cyane kuko nk'abantu ba hano yiste Nord Kivu, Sud Kivu, ese wabo papa wawe ataragiye Kinshasa, Kisangani, yo za Lubumbashi, na papa wawe w'umusirikare ugira cyangwa umupolisi, na uba muri gukora muri guverinoma fulani muri Kongo ku mwanya fulani, sibyo? Ubwo cyangwa se ni wanagiyeyo niyo za Lubumbashi n'ahandi, nawe iyo ringara uzarimenya ute? Rero barahari benshi cyane, hafi ya bose batanarizi, ariko kumva umushenzi arakwegera aravuga ati horobiringa umva, namna gani bro? We wazamura mimi sisemake lingala sijue nini na nini, kaitavuga ati bwana ikaa chini fanda kuna kibana yanje abantu bari ready kibaza mwenda wazimu uko mwenda wazimu uko mtu muzima, ukabona nyine tunao image akweretse ugetubona ko ce n'est pas facile mwanangu. Ariko nje negeze mba ndi DRC bwira bataramu twe turi gukina na match, ndabwira ni mwanangu, hii mambo hii nyie msihofu, kuna wakati taishaka, hawatakimbia kama mimi nakwambia, turistekira turataha. Ariko ejo bundi ngo mifatwa mukabifatwa, hari uwabinyibukije arambwira ati Dias mwenyewe, unakumbuka wakati ulituambiaka wala tukwacheza match ijwi, kwa tuambiaka mimambi taishaka, watu watakimbiaka, na mimi nikamwambia nilikuwa wazia wewe njoo ulishasahau, mimi ningaliki nakumbuka kwa sababu nilivisemaka na juu nilikuwa lumia sana ndani moyoni mwangu, selo na mambo ambao nilikuwa naonaka hiyo wakati. Wakavuga tisha kabisa, heza ati kabisa uko analiste wa hatari sana. Kisha wewe unaanza nipinga, utanipinga namna gani? Wewe usinipinge, wewe nifanyie subscribe, si ndio? Kusudi tukue na shirikiana. Ba mingi wananiitika kama mwanangu, unajua hivyo. Wewe usiogope, wewe nifanyie tu hivyo, tukue na shirikiana. Wewe uanze kuna nifata pole pole, utanisikiaka na utasikiaka kitu ambayo mimi nafikiri bwana, tena nina mawazo mazuri. Asanteni sana, Mungu akubariki.